muraho neza. Nitwa Tuyishime Protégène, ntuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyamirambo. Ndashishikariza buri wese gutora Kananga Richard akaduhagararira mu mwanya w'abadepite mu bafite ubumuga. Impamvu ntanga yo kugira ngo Richard Kananga aduhagararire nka depite, kuri njyewe yankoreye ubuvugizi bukomeye cyane. Nimboni ireberera abafite ubumuga kandi akagira amahitamo meza mu kureba ibibazo ufite ubumuga afite, agacaguramo icyo yaheraho gishobora gukemuka bikamufasha kwisubiriza bya bibazo bindi asigaranye inyuma. Nkanjye yansabiye icumbi, ntabwo nari mfite aho kuba, bimfasha kwisubiriza ibindi bibazo, ndetse mbasha gukorera na perime. Ubu ndatwara, ndi umushoferi, ntwara abagenzi, mbasha gukemura ibibazo byanjye ndetse nkakemura n'iby'abandi. Nkaba nsaba rero ko buri wese yamutora agahagararira abafite ubumuga, kuko ni igisubizo ku bafite ubumuga. Murakoze cyane. Nitwa Mukarurinda Liberata, ntuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Gitega, akagari ka Kinyange. Mpagaze hano nshishikariza abafite ubumuga n'abandi bose kuba batora Kananga Richard kuko yatugiriye akamaro. Ariko mbere byose nshimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwatubaye hafi, butuma abafite ubumuga bagira ijambo, bibona mu nzego, badahera mu bikari nk'uko baheragaho. Richard rero yatubaye hafi, adusabira inguzanyo nkatwe nk'abafite ubumuga. Turacuruza, bamwe baracuruza, njye nashoye mu buhinzi. Mu buhinzi nize gukora imirima y'igikoni iciriritse, nigisha abantu guhinga mu mabase, mu mapine, mu majerekani, bitugira akamaro, tukarya tugasagurira n'amasoko. Si byo byonyine, ubu ndenga n'intara nkajya kwigisha ahandi. Ndagenda za Muhanga, za Rwamagana, ihe hose n'abandi bose kandi nigishe muri quartier aho ntuye, bituma turwanya n'imirimo aho turi. Ubwo rero Kananga Richard baramutse bamutoye akaba umudepite, yatuvuganira kugeza kurushaho, kuko nuba akiri mu nzego zo hasi nta cyatadukorera. Ntabuze insimburangingo, aratubwira twone insimburangingo, tubona inyunganirangingo, kandi agerageza kugera ku muntu ufite ubumuga wese aho ari, kugira ngo amenye ibibazo bye, amenye uko bimeze. Ubwo ndashishikariza bose ko batora Kananga Richard, cyane abafite ubumuga bakurikira ibyiza yabageretseho. Murakoze cyane. Nitwa Mukakamanzi Martha, ntuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega, nkaba mbarizwa muri komite ya NCPD ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Uyu mukandida Kananga Richard dufite impamvu nyinshi dushishikariza abantu kumutora, kubera yuko iyo umwitegereje usanga koko yarigiye ku birenge by'umubyeyi Kagame Paul, kuko imvugo ye niyo ngiro. Kuva yagera mu karere ka Nyarugenge ayibereye umuyobozi mu rwego rw'abafite ubumuga, yakoze ubuvugizi mu bintu byinshi bitandukanye. Reka mvugemo bikeya, kuko uvuze Kananga wafata amasaha n'amasaha. Reka mpere mu buzima. Mu buzima Kananga yakoze ubuvugizi ku bana bafite ubumuga bahejejwe mu mazu, cyane cyane bariya bafite ubumuga bw'indwara zo mu mutwe, aho bafungiranwaga mu nzu ntibabone ubuvuzi, ntibabone amashuri, ntibabone n'ibindi bibafasha. Amaze kubimenya yarabasuye, ndetse ashishikariza ababyeyi kubakunda no kubumvisha yuko ari abantu bakomeye b'ejo hazaza. Ndetse urebye ku buvugizi yakoze, hari umubyeyi ufite centre de santé ya Kabusunzu wakoze ishuri nakwita nka ECD, kuko ryakira abana batoya bafite ubumuga, ubwo bumuga bwo mu mutwe, ndetse baboneramo ubuvuzi, babasha kubonamo inyigisho, babasha kwidagadura, babasha kwigishwa kuvuga ku batabishobora,
ariko ukabona ko ari ishuri ryihariye koko ry'abana bafite ubumuga. Akaba kuri ubu yakoraga ubuvugizi kugira ngo n'indi mirenge ibashe gukora amashuri nk'ayo ngayo. Kananga Richard mu mashuri akora ubuvugizi cyane, uhereye nko muri bariya abana batumva ntibavuge ku ishuri rya ba Samaridone, aho abasabira inkunga byibura ku mwaka babona nka miliyoni 4 zifasha abo bana kwiga nta nkomyi. Kananga Richard yakoze ku bintu byinshi kandi byiza. Agiye mwibukira muri Guma mu Rugo, aho yadufashije cyane kandi akagenda afasha umuntu undi ntamenye ko yamufashije, kugeza igihe yadusabiye ibyo kurya rwose nta nzara twagize, aho irangiriye duhuye tukagenda tubwirana uko Guma mu Rugo yagenze, ahubwo dusanga umufuka we twarawejeje kubera ko yagiye atunga afasha buri wese wari ufite ikibazo cy'inzara muri icyo gihe. Kananga Richard rero tumutore turi benshi. Kananga Richard azagirira umumaro abafite ubumuga, kuko niba tubasha kubona insimburangingo ku buryo bworoshye, tukaba tubasha kugera ku mirimo yacu, ndumva nta kindi tumubaza. Ibindi natwe tuzirwanaho, aho kuba umuzigo kuri leta, ahubwo tuba ibisubizo. Nitwa Uwizeyimana Venuste, nkaba ndi umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga mu murenge wa Kanyinya. Impamvu nshyigikiye ko dutora Richard Kananga ni uko mu myaka 8 tumaranye na Richard Kananga, mu by'ukuri ni imyaka navuga ko yari umugisha ku bafite ubumuga mu karere ka Nyarugenge. Atangira asanze afite ubumuga mu karere ka Nyarugenge twandagaye, abenshi twari mu mihanda dusabiriza, nta kizere cy'ubuzima twari dufite, twari ikibazo kuri leta. Ariko aho agereye ku buyobozi yakoze ubuvugizi mu nzego zose, abafite ubumuga tubasha kwibonamo icyizere. Uyu munsi ntabwo tukiri ikibazo kuri leta, ahubwo natwe twasigaye turi abafatanyabikorwa. Yakoze ubuvugizi bwinshi ahantu henshi hatandukanye, nko kugega cyagira ubucuruzi, uyu munsi cyabonye umurongo, cyatanga inguzanyo mu mirenge yose igize umujyi wa Kigali, by'umwihariko mu karere ka Nyarugenge. Ntanze nk'urugero nkanjye ubwanjye maze kukifatamo inguzanyo inshuro zigeze kuri 2. Uyu munsi nkora umushinga w'ubuhinzi n'ubworozi, aho nora amatungo magufiya ndetse nkaba mpinga n'igihingwa cya kawa, aho uyu munsi mumaze kugera ku musaruro wa toni 10 za kawa, ndetse nkaba mfite n'inkwavu nyinshi ndetse n'inkoko nyinshi. Ikindi ntabura kuvuga ni uko yakoze ubuvugizi bukomeye cyane, aho yasabiye inzego zatowe kuba zarabashije guhabwa telefone kuva kuri coordinator w'umurenge kujya kuri coordinator w'utugari mu gihugu hose, kuko nawe zitaragera umunsi zizahagera. Ni ubuvugizi bukomeye cyane, tumushimira cyane ko ngira ngo mara nk'ismart twahawe idufasha gutanga amakuru no gukora ubuvugizi abo duhagarariye. Ikindi gituma ashishikariza abantu gutora Kananga, yakoze ubuvugizi bwinshi. Abantu insimburangingo ntazo twagiraga mu karere ka Nyarugenge, ku munsi turazifite ku buryo buhagije. Ikindi gahunda za leta ziteza imbere abaturage wasanga duhezwa, ariko uyu munsi abafite ubumuga hose baribonamo, muri VUP, muri Girinka, mu Budehe, hose turahari. Mu by'ukuri ndasaba abandi bose bafite aho bahurira n'inteko itora ko twese twafatanya tugatora Richard Kananga, kuko ubuvugizi yakoreye Nyarugenge nifuza ko abukora n'igihugu cyose, kugira ngo abafite ubumuga twese tuzamukire rimwe, tubashe kugera ku iterambere rirambye. Nitwa Richard Kananga, umukandida depite ku mwanya w'abafite ubumuga. Ubusanzwe nkaba nari umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abafite ubumuga mu karere ka Nyarugenge. Nk'uko mwabyumvishije, aho mwanyuze muganira n'abafite ubumuga banyuranye, harimo nabo dukorana mu nzego z'abafite ubumuga, hari ibikorwa byinshi twagezeho mu guhindura imibereho y'abantu bafite ubumuga. Ibi twabigezeho ku bufatanye n'inzego, cyane cyane inzego z'igihugu zituba hafi buri gihe, urwego rw'akarere ka Nyarugenge ndetse n'inama nkuru y'igihugu y'abafite ubumuga ku rwego rw'igihugu. Ariko tukaba twifuza ko baramutse batugiriye icyizere, ibi bikorwa twabigeza no ku rwego rw'igihugu, twabigeza no ku bandi benshi bashoboka. Niyo mpamvu nsaba abatora kugira ngo bazatore kandida depite Kananga Richard, kugira ngo ibyo mwumvishije byageze mu karere ka Nyarugenge bigerwe n'ahandi, ku bufatanye bw'inzego zacu ziduhora hafi. Murakoze, bakagira Imana.